sinzi ukuntu nabikubwira ariko sha menya nta mpuhwe zikibaho, nta mpuhwe zikibaho pe. ise se wa mwana we basi muri ibyo bibazo byose wanyuragamo sha wumwe wese ninamutekereza wapi muheruka gusa umubwira ko kutwite yahise akuraho telefone, nta nubwo azi niba umwana aravutse. amaze kuyikuraho namuhamagaye umwana afite nk'umwaka n'amezi 3. icyo gihe sinzabyibagirwa, nayo yarankomerekeje ntago nzabyibagirwa. muri bwa buzima bwo mu cyaro byansabye amafoto y'umwana. yego n'ayanjye. agiye kumbwira yambwiye ijambo ntazibagirwa bube, yarambwiye ngo ese ko mbona wajabiriye. ubwo ukwezi ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mumama gusa se yewe umvaga umeze utewe kiki se numvaga nta n'ikibazo mfite aho iyo wahuraga n'abantu se kiki se wari kuzumbaza iki gutari no kubimbwira. ariko se bo bakubwiraga iki basi? mama niwe wari warumiwe agahinda karamwisha akajya afata umwanzuro ati ese nzajye nkuhagira noneho nkamwihorera kuko numvaga nariyanze haha ni nyine numvaga n'ubundi utwana wapfuye. wamaze ukwezi kose menya ko narenga. ubuzima bwakwigishije iki? esha ubuzima bwo ni ishuri rikomeye, ni naryo shuri nabonye riruta andi mashuri yose, ibyo twakigira byose. yes reka nkusuhuze kandi nguhe ikaze wo gukurikira Ubuhamya TV, kanizere ko aho udukurikiye hose uherereye ukomeje kugenda ugubwa neza cyane. uri mu Rwanda turagusuhuje cyane, uri muri Afrika turagusuhuje, niba uri ku mugabane w'Uburayi turagusuhuje, muri Aziya, muri Amerika ndetse no muri Australia, hose reka nizere ko wowe ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda wakoze subscribe kuri Ubuhamya TV, nawe utarayikora yikore kugira ngo ukomeze ugende ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye. n'ubuhamya bw'abantu tuba twaragiye tunya muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko ubuhamya bwacu ndabizi ko hari icyo bufasha bagenzi bacu cyangwa se aba badukurikiye. ushobora kuba uri kunya mu bintu bikomeye uyu munsi ugatekereza ko ari wowe wenyine wabinyuzemo, ariko sibyo, hari n'abandi benshi banyuze mu bikomeye no kurenza ibyo wanyuzemo. rero niba wumva ko ubuzima bwawe uri kubwanga kubera ko ibyo wanyuzemo, ndagira ngo ubwire ko ukomera cyane kandi hari impamvu Imana bikunyujijemo, uba ugomba gukomeza ugafightinga paka ukabirenga. nitwa Obedi Bizimana. nyuma nk'uko mubibona imbere yanjye rwose ndi kumwe n'umukobwa mwiza, nimba ari umukobwa nimba ari umumama araza kutubwira. ngira ngo reka dutangire atwibwira. meze neza? meze neza. tugiye kuganira nande? tugiye kuganira na Irafasha Fiete. uragegeza wongereho ijwi ho gake. mugiye kuganira na Irafasha Fiete. Irafasha, uri umukobwa uri umumama? umufemeli. yego. umunsi wawe wagenze neza? urebye uyu munsi wagenze neza ntari bintu, ariko nyine bigenda biza gake gake. uyu munsi wawe wagenze neza wagenze gute? uyu munsi wagenze neza iyo uri guhumeka, uko biri ugomba gushima Imana. yego. ni udufitiye ubuhamya rero. kari bureburera. niyo mpamvu natwe dufite umwanya uhagije kugira ngo utubwire, dusangize abadukurikiye ubuhamya. buriya abantu benshi ntabwo babizi, ariko hari ibintu byinshi tuba dufite mu mutima turuhuka uko tubivuze. yego. kandi ibyo bintu biba bikuremereye cyangwa se ibyo bintu uba ufite muri wowe wowe bishobora kuba bikubereye ikibazo, ariko uko bivuze hari abandi bigirira akamaro nawe ubwawe kandi ukaruhuka. ubuhamya bwawe rero ni wowe. ubuhamya bwanjye gusa mbere yo kugira ngo nyine wenda mvuge ibintu byinshi, buriya umuntu w'umugabo w'umupapa uri aho ngaho, sinzi nyine ukuntu nabikubwira, ariko akaba azi neza yuko yabyaye abana akabajugunya. bro ahari yigaye, ahari yicara ubwiwe yirebe yigaye pe. kuko njyewe undeba ahangaha tuvukana turi abana babiri. mu rugo ni Nyamagabe, wenda benshi baranzi abandi ntibanzi, ariko nyine story yacu yabaye ndende. papa yaratubyaye nyine, amaze kutubyara
tuvukana turi babiri, yasize musaza wanjye bamutwite Mm. aragenda. Amaze kugenda yaragiye he? nyine yaragiye nyine ava mu rugo aragenda Mm. aradusiga kuko ngize imyaka 25 Mm. ejo nizuzwa n'itandatu. yego ntabwo uramubona kuva icyo gihe? namubonyeho inshuro imwe, Mm. nabwo yarampamagaye Mm. reka nyihere yego hasi. yego nibyo byiza. Mm. ubwo yamaze kugenda, noneho nyine tukaba tubaza mama ese papa bahehe, akatubwira ati ntago mbizi nanjye. Mm. mama araturera wenyine, shabura reka nkubwira abamama pe bubahwe. Umumama wiyemeza kurera abana wenyine kandi byitwa ngo yari afite umugabo, ntanababyariremo abandi bana. Bro, Mm. ni intwari. ndamushimira cyane, ni intwari. yego. Noneho byageze hagati nyine maze kubona ishuri biranga, ubushobozi ndavuga ese ko nshimye wenda njyewe maze gukura, ubu nshimye mami nabona ubushobozi bwo kundihirira bwa musaza wanjye buzaboneka. Mm. ubwo wari ugeze mu kangahe? mu wa 5 primaire. yo. ndangije ndavuga ni cyiza reka marire musaza wanjye. Mm. ndamuharira wariga azasoza uyu mwaka. Mm. byageze hagati maze kurivamo arampamagara, nyine ngiye kumva nyuma y'iyo myaka yose arampamagara ati rero ndabona warataye ishuri, ngaho ngwino nkwigisha imyuga. ndagenda njyayo bro, nakoze igicakara, ahari numvaga isi yarandangiriyeho. Mm. byagenze gute? yari afite undi mugore. Mm. ubwo ni kuva cyagiye abasiga nibwo wari bongeye nibwo kumubona? yari atuvugishije. Mm. yarampamagaye nyine ndagenda njyayo. Mm. ngezeyo kwiga nyine nkajya niga nabi, icyo gitambaro ntanakibona, ubundi singeyo nkaba ndi mu kazi nyine baze yari afite alimentation nayikoragamo nduwo ndera n'abana yabyaye. Mm. umugore akabansigira, mbese nyine ndagenda mba umugore tu. Mm. mbere y'uko ugera aho ngaho se papa wanyu yababwiye ko impamvu yari yarabataye yari yarabasize? urumva nyine buri wese aba yitana abamwana, nawe urabyumva ibintu by'abantu bashwanye ntabwo wamenya ibyo ari byo. yego. gusa icyabayeho narize. bigeze hagati uwo mugore akajya ambwira ati wowe wakiga utakiga imitungo yanjye ntayo uteze kuzakuramo imashini. Mm. maze kwiga mbura nk'ukwezi kumwe ngo duhabwe certificate. Mm. afite agatelefone nari mfite navugishirizagaho meri, ko akenshi hari igihe byangaga nyine nkabura ukuntu, urumva nawe kujya kubwira umusaza ngo umugore wawe bimeze gutya, hari n'igihe atakumva. njye rero nkanga kwirirwa mbivuga nkihangana. Mm. noneho bigeze hagati nyine biranga pe, noneho aza kumfata ndi kuvugana na mama. icyo gihe yaranyoherejemo amafaranga yo kurya ku ishuri. Mm. telefone arayifata ayita muri wese. yo. amaze kuyita muri wese ayihoye ikize? ngo ntabwo aba ashaka ko mvugana na meri. yo. amaze kwita muri wese ubuzima burankomerera pe. pole sana. umaze kunkomerera komera. bumaze kunkomerera nyine natiriye indi telefone y'umwana twiganaga. mpamagara mama ndamubwira ni rero telefone ntayo ngifite. urumva ntago nari mfite kubibwira papa, yari kuvuga atari kunteranya. birangira nyine ubwo bya telefone ndabireka, ntakenera kuvugisha mama ngatira. mbura ukwezi kumwe ngo mbone certificate, umugore nyine arankanira cyane, noneho akajya nkorera ubugome butandukanye ntakiri umva, sinzi uko nabivuga. kuko ni wa muntu n'umwana we yabyaye yashoboraga kuba yakwituma ari aho ngaho akantegereza ngo nze kuva ku ishuri 12:00 nyakureho. nkaza nkanabyukaga 9:00 za mu gitondo, nkagenda nogeje ibintu byose byo muri kantine, ngakoropa ngateka ibikoma ibyayi,
buri kimwe cyose nkagikora njyenyine. Mm. Finally rero icyo gihe bijya kurangira mbura ukwezi kumwe, icyo gihe nyine yumvaga we ashaka ko ntaha kugira ngo ntazabona iyo mashini. Nese iyo mashini niwe wari uzayikugurira cyangwa ni papa wari uzayikugurira? Ni papa wari buzayingurira, ariko yumvaga ko izava mu mitungo yiwe. Noneho numva kwihangana biranze pe. Papa werere bikubwiye ko azakugurira imashini? Yego. Ariko noneho akajya munteranyaho. Noneho icyo gihe byanteye igikomere n'iyi saha. Nakundanaga n'umuhungu ankunda pe. Ankunda man, umva ko bavuga ngo nta rukundo rukibaho sha, rubaho pe. Ubwo mwari muri Kigali cyangwa muri mu ntara? Oya, Abakayonza. Kayonza. Niho ibyo byose byaberaga? Yego. Uwo muhungu aza kungurira indi telefone. Be narakubiswe hani nagiye kurara mu gihuru. Baguhora ko wabonye indi telefone? Yego. Kuko undi yaramamagaye yaranyicaza. Mubwiza ukuri, ntago nigeze mubeshya. Arangije icyo gihe ararakara ngo namusuzuguye, ngo namusuzuguje, ahamagara mama ngo nabaye indaya. Kandi buriya ibintu tubwira abana akenshi biratwokama. Iyo wifashe ukabwira umwana ngo ni indaya, mu by'ukuri nta n'ibyo azi, nta n'ibyo akora, akenshi birangira bibaye. Byagezeho numva kwihangana birananiye, mama niwe wanyohereje itike yo kunyura. Ubwo wari ukiri mu gihuru cyangwa waraye rimwe gusa? Narayeyo inshuro 3 mu gihuru. Yego. Mama nyine yaramuhamagaye amucanaho umurera, aramubwira ati umwana wanjye ugomba kumumpa. Niba yarakunaniye uri se wagombaga kumurera neza, kandi igihe ubwo burere washakaga kumuha ntago wari uhari ngo ubumuhe. Noneho ubwo nyine papa nawe yagihise agira pressure yo kuza kunshaka. Aha mboneye nyine gusa najyaga ku ishuri mvuye aho ngaho mu gihuru. Nese iyo minsi yose 3 yashize papa wawe ataragira amatsiko yo kuza kugushaka? Reka. Nta n'igitekerezo yari afite, usibye ko mama yamuhamagaye nyine akamushyiraho igituta akamubwira ati yumvise nyine haje mu buyobozi, nibwo yatekereje kuza kunshaka. Aza ku ishuri ahantu nigaga, ariko bwa mbere yaje ku ishuri mbwira ati ndamubwira ati rero umubwire ko ntahari. Teacher arambwira ati ese kubera iki? Ndabimubwira. Arambwira ati rero ugomba kwiyerekana, kuko nyine nawe urabyumva nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze kumwihisha. Ndangije nyine ndamwiyereka. Arambwira ati rero wakoze amakosa ibiki n'ibiki. Ndamwihorera nyine nsubira mu rugo. Muri uko gusubira mu rugo numvise kwihangana binaniye pe. Mpita nigendera, mbwira mama ndamubwira rero mpereza tike, matike nitahire. Ati ese iby'imashini bimeze biti? Ni njyewe ibyo kwiga ndabizi pe, icyari gisigaye no gufata certificate. Binabaye ngombwa nabwira teacher akazambwira ku munsi wo kuzifata nkaza nkayifata. Ubwo ngubwo ndangije mama arayinyoherereza ndataha. Maze gutaha yasigaye ahiga wa muhungu. Umwe mwakundanaga? Yego. Amushakaho iki se? Yasigaye amuhiga bigera naho amubwira ngo naramuka nshatse ngo azamwica. Kwa kundi nyine man, sinzi ukuntu nabikubwira. Gusa icyabayeho ni kimwe, yaramamagaye arabimbwira, tubiganiraho. Ndamubwira rero ikizaho kugira ngo bazakwice, reka dutandukane. Turatandukana. Maze gutandukana twatandukanye 2019 ngera mu rugo Nyamagabe. Nyine ndavuga inti icyaba cyiza reka njye gushaka amafaranga ya mashini papa yanyimye nyigurire. Ubwo icyo gihe wari waranasoje na certificate barayiguhaye? Wapi bari batarayima. Noneho ndaza nzi Kigali njya mu kazi ko mu rugo.
nkora ahantu hambere amezi 6 baranyambura. Komera yo Bamaze kunyambura njya ahandi. Muri uko kujya ahandi umusaza wanjye yari amaze kugera segonderi, nkareba nkavuga ese ninjya mu byo kugura imashini umusaza wanjye akeneye kwiga, nkajya mvuga niba yabuze ayo makayi nyine ngomba kumwongerera kuko ninjye mukuru mu rugo. Kuva 2019 ubwo byagezeho mo hagati bahita bantera inda. yo kubera n'ubuzima wari urimo. Maze kuntera inda njya mu rugo ndabyara, mama nawe kubyakira nyine biramunanira. Ubwo yahise usubira mu majyepfo? Ego. Mama kubyakira biramunanira, akajya avuga ati ubu koko papa wawe yavugaga kuri indaya none niko bigenze. Bro, ubuzima buragenda noneho hahandi. Wawe hahandi neza numvaga narataye umutwe. Bro, mbaho nk'umusazi. Mbaho nk'umusazi pe. Base wari gutenda we umwana aramwemeraga? Yaramwemeraga ariko nta kintu na kimwe amufasha. Nabyo ni story ndende mane. Ndangije umwana amaze kugira umwaka n'igice neza mbona biranze. Yego. Nyine n'ubuzima bwo mu cyaro nabwo bari hatari. Mbwira mama ni rero uyu mwana ngiye kumugusigira. Nanone ndagaruka. Noneho nyine maze kugaruka i Kigali. Ndaza ndakora. Nyine iyo umuntu afite umwana nyine nawe urabyumva, amafaranga ntago umenya ahantu aciye ibyo kuri imashini nyine biranga tu. Bagwembaga ngahe ukigaruka niba uyibuka? 30 ku kwezi. Yego. Uri bukuremo nayo guha mu cyaro umwana uramugabe cyangwa umusiga mu cyaro? Shangiye numvaga yose nubwo nayo nta kibazo. Kuko icyambere numvaga ni ubuzima bw'umwana wanjye. Yego. N'ikintu cyambabaje mu buzima. Papa yarampamagaye nyuma y'iyo myaka yose. Arambaza ngo umeze ute? Nanone ubwo bwari bwa kabiri. Yego. Mane ntago ngiye nari kujyaho ngo mubwire ngo meze nabi. Buriya niba aho umuntu uzi kwihagararaho kandi mu mafuti. Ndi uwa mbere. Yego. Namubwiye ngiye meze neza. Arambwira ati njya nkubona ati mba mbona umeze neza nta kibazo. Yego. Mane ibyo ngibyo nabifataga nk'agashinyaguro. Mane uzi noneho kugira ngo umubyeyi waguhamagare akubwire ngo nshakire umukozi kandi nawe ariko kazi uri gukora yawe ntago yarabizi. Urumva ntago ngiye nari kujyaho ngo mubwire ngo urareba kuko buriya mane umuntu ufite niba umubyeyi afite amafaranga ari we mubyeyi kandi mu by'ukuri mu kukubyara kwiwe utarigeze umuhamagara ngo mubwire ngo mbyara kiba ari ikibazo. Ibyo ngiye nabifashe nk'agashinyaguro. Naramubwira nzamukurebera ariko nkajya numva namubwira nabi, ariko nyine nakibuka kuko byageze hagati byanze ndavuga inese uwamuhamagara basi nkishyiraho amakosa. Namara kwishyiraho amakosa akambabarira basi akagira icyo amfasha. Agiye kunsubiza yaransubije ngo nta bana agikeneye, ngo yumvise ngo nanjye ngo nsigaye ndera undi, ngo ubwo rero ngo nta bana agikeneye ngo abafite baramuhagije. Papa wari kukubwira aya magambo? Yego. Bro, nyine agahinda karanyishe akampamagara gutyo
akampamagara ngo nimurangire umukozi nanjye ndi kugakora. Sinzabyibagirwa mabuja yasanze ndi kuvugana nawe arantuka. Kandi naramubeshye ko nsigaye nikorera. Mpitamo kupa vuba vuba. Komera. Mani, sinzi ukuntu nabikubwira ariko sha menya nta mpuhwe zikibaho. Nta mpuhwe zikibaho pe. Ise se wa mwana we basi muri ibyo bibazo byose anyuragamo. Sha ungo wese ninamutekereza. Wapi? Muheruka gusa umubwira ko kutwite. Yahise akuraho telefone. Nta nubwo azi niba umwana aravutse. Amaze kuyikuraho namuhamagaye umwana afite nk'umwaka n'amezi 3. Icyo gihe sinzabyibagirwa, nawe yarankomerekeje ntago nzabyibagirwa. Muri bwa buzima bwo mu cyaro byansabye amafoto y'umwana. Yego, n'ayanjye. Agiye kumbwira yambwiye ijambo ntazibagirwa bobe. Yarambwiye ngo ese ko mbona wajabiriye. Naramusubije nuko kujabira kose ni ingaruka wanteye. Ni nawe yaba nyine uri umuntu ugira impuhwe wakarebye izo ngaruka nyine zangezeho nawe ukagira ikintu umfasha. Arangije yarambwiye ngo cyakora ikintu nagufasha, ngo naguha nimero za mama ukazajya kubimwibwirira. Naramubwiye ati ntacyo nazo zime, ko mu by'ukuri ntago nari nzi iwabo, nyine nta na famiye yiwe yindi nari nzi usibye guhurira i Kigali gutyo gusa. Ndangije nahamagaye mama we ndamubaza ati ese runaka yababwiye ko yabyaye? Ati wapi. Ahubwo twarabiketse ataraduhakanira. Yego. Hari ababyeyi bagifite umutima. Uwo mubyeyi yahise abwira papa we ampereza amafaranga 30,000. Ababyeyi b'uwo musore? Yego. Yego. Ati ngaho uzana uwo mwana tumurebe. Narateze ndagenda njyayo. Maze kugerayo nyine turaganira, bahamagara umuhungu baramubaza ati ese kuko uyu mwana ni uwawe? Arababwira ati yego. Papa we nyine nawe bura ntago ubyara umwana umuyobewe. Nyina nawe yaramwihoreye ati nicyo twashakaga kumenya. Yego. Kugeza iyi saha nyine sha nta kintu navuga, nyine buri kimwe cyose ndakimenyera. Twaherukanye ubwo mama we cyakora niwe umpamagara akambwira umeze ute, umwana ameze ate. Ambwira ameze neza nta kibazo. Muri ibyo bintu byose wanyuzemo n'ubu wenda uraza kutubwira nimba warabisohotsemo cyangwa n'ubu ukibirimo, nta gihe cyageze ugatekereza nko kuba wakiyahura? Ntakubeshye ahubwo naranabigerageje. Narabigerageje. Hari umushuti wanjye witwa Pasi, ni wanjyanye kwa muganga. Wabigerageje? Wari wabigenje gute? Nanyweye ikinini cy'imbeba. Wari warabyaye ufite uriya mwana? Yego. Yawe. Bigeze hagati nyine arambwira ati nta mpamvu yo kugira ngo wiyahure,
kuko icya mbere cyo wiyahuye, uwo nguwo wiyahuriye yakomeza akabaho. Ikintu cy'ingenzi yambwiye, arambwira tugomba gukora cyane kugira ngo nibuze na papa wawe azabirebe abone yakoreye ubusa. Uzi kugira ngo ube uri gukora akazi ko mu rugo bari kukumenaho amazi, bari none uzi ijambo ribaza umukozi wo mu rugo buriya kumubwira ngo nta bwenge agira. Uzi umuntu wicara akakureba warabyaye nk'uko yabyaye akakubwira ngo nta bwenge ugira. Kubera ko gusa kurusha ubushobozi bw'amafaranga nyine yakureba akajya abona uri agacucutu. Uzi ko nawe ugeraho mpano ibyagezeho nanjye nkajya nireba koko nkabona ntabwo ngira, kubera ko babikubwira. Hezo nyine nanjye nkajya nifata nk'akagori gito nkumva nyine nta bwenge ngira. Noneho byarangiza umubyeyi wakubyaye ntazi ibyo urimo, ntazi icyo wariye, nyine ntazi uko umeze, maze akavuga ngo nshakira umukozi. Kandi nawe uri gukora mu rundi rugo rw'abandi, kandi nawe uri gukora mu rundi rugo rw'abandi. Ni ikintu cyanteye umujinya. Badi shangiye mba numva nabuze n'icyo mvuga pe. Komera. Umuvandimwe wasize mu cyaro we byaje kugenda gute se? Nguwe azasoza uyu mwaka kwiga. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu. Ni umuhungu. Yego. Kandi bro ibaze ko nawe yari yaramwihakanye. Ngo ntabwo intanga ze zibyara abahungu. Afite abakobwa gusa? Yego, aho yabyaye nawe yabyaye abakobwa. Amaze kubona ko n'ubundi byanze bikunze aziga, yatangiye kujya amwihesha utuntu twa hato na hato. Yamubwira ati none muri iyo minsi narabyaye ngo kugira ngo ambabaze, cyaragendaga akamugurira nk'inkweto ya 30 ngo kugira ngo mbabare. Ariko ngiye numvaga ari ishimwe mu mutima, iyo nabonaga musaza wanjye asa neza numvaga nta kintu bimbwiye. Navugaga ni niburi yaba yamuhaga n'ibindi. Yego. Bigera naho amugurira telefone 120. Oya yabanje amugurira iyi Imagine z'ikiza. Bigeze hagati amugurira telefone ngo nkunde mbabare. Yego. We yabikoraga ashaka kukubabaza? Yego. Wese wari waramukoze iki kuki atagukundaga? Ngo rero naramusuzuguye. Ngo nyine ngo kuba naratashye icyo gihe ngo sinumva ngo ubwo sinumvise ibyo ngambwira. Cya gihe wari umaze iminsi 3 urara hanze? Yego. Ese papa wanyu agira akazi kenshi cyane ku buryo yatahaga wenda bwije ntamenye ko waharaye? Hoya, kandi ari we wankubise nkahita nsohoka uko nkagenda. Yego, njya gusohoka icyo gihe nyine yarankubise, mbona nyine man ngiye burantinya inkoni pe. Iyo hajemo inkoni nta kubeshya pe nakora n'amakosa menshi. Ndangije nyine ndasohoka ndagenda. Wigeze ugira amahirwe yo kumwita papa se bwari mu buzima bwawe? Niyo namwitaga papa numvaga mfite isoni. Wumvaga atari kwiye? Kuko oya ntago ari uko numvaga atari kwiye. Kuko namufataga nk'umubyeyi wanjye nyine. Ariko kubera ko atatureze, kuko buramani erega ikosa umwana ryose yakora. Ariko waramubyaye. Uba ugomba kumurera none si cyambere cyo ubwo burere yashakaga kumpa. Ntabwo yahabaye nyine ngo ashikame abuduhe. Twafashe ubw'imihanda twiboneye nyine. Nyine nafashe ubwo mbonye. Kuko nyine nawe iyo ashaka kuturera nk'uko yabyifuzaga, byari kuturera nyine akaturera mu bana be. Wiga primaire, iyo abandi bana urabiza abana ba primaire cyane nibo babigira, bari guhamagara baza babwirana nk'inkuru bavugamo papa, wowe wumvaga umeze ute? Mwana uzi ko nibyo bintu bibabaza. Noneho wajya kumva sinzi ukuntu nabikubwira pe, ariko birababaza pe.
uzi kugira ngo uze ubone abandi bana bari kuvuga paduhe ikayi paduhe buri kimwe, wowe nawe ufite wo kubyita. Ntakubeshye njye nta nubwo nabaga numva nyine ngo dore ngo umukobwa wa runaka, ariko nagera ku ishuri bambaza ati se papa wawe yitwa nde, ntabwo nimenya ari naka, ntabwo mbizi. Mama nawe yahoraga arira, yahoraga mu gahinda avuga ati ngewe icyanyihera abana banjye bagakura. Uribaze aho byageze aho yanga musaza wanjye akamwita ngo nibigeragezo yavutse. Baramuhamagaye baramubaze se ko umugore wawe yabyaye wakise umwana, ngo nibigeragezo. Bararimwise se niryo yitwa cyangwa barabyanze? Mama yahise arihindura amwitanira Rabo. Ariko sinzi nyine ikintu navuga ku babyeyi bameze gutyo, babona nyine ubwo bushake bwo kurera abana batabishoboye babireka kubyara. Kuko niba habaho abana buzuye ibikomere muri iyi si biba bitewe n'ababyeyi baba babyaye. Gusa iyi saha ndashima Imana pe, uko biri byarahindutse, ko nahoraga ndira byarahindutse nibura. Niki cyakubayeho kugira ngo noneho ibyo bintu byose wanyuzemo birenge, wumve ntugishaka kwiyahura, wumve urikunze, wongere wumve kuri umuntu ufite agaciro? Shange reka nkubwize ukuri, iyo ndebye umwana wanjye nongera nkunda kuganira n'uwo mushuti wanjye bita Pasi, akambwira ati reka nkubwire n'abariho hanyuma yawe babayeho, nta mpamvu yo kugira ngo utekereze ibintu byo kwiyahura. Byagezeho mba n'umwiyahuzi, ko muri ibyo byose noneho ntwiteho cyane no kukwica. Iyo bwanjye ndabyibuka hari agastori kambayeho ntwite, numvaga ngenda niyahura, numvaga nta kintu uri kumbwira. Wariyanze n'iwacu bari bazi ko ndi n'umusazi, n'ubu ngubu kubabwira ngo umuntu muzima byabagora. Wapi, kuko nta muntu uzi ko ntekereza, bazi ko nta bwenge ngira, nyine nabaga ndaho ngaho meze nk'umuntu utagira ubwenge kubera ubuhamya bwawe. Ariko buriya akenshi nk'ikintu nakibwirira nk'abantu bakoresha abakozi, nujya gukoresha umukozi ujye ubanza umenya aho yavuye mbere yo kumubwira amagambo wiboneye. Ntakubeshye, hari nk'umuntu uzakoresha umukozi amubwira amagambo mabi asange n'inzu ye yayitwitse. Ariko n'abantu badukurikiye bumvireho, niba ufite umukozi mufate nk'umwana mu rugo. Niba ashobora kugutekera ibiryo udahari ukabirya ukamusigira umwana ukajya mu kazi ukagaruka, simpamya ko uwo muntu uba ukwiye kumufata nk'umuntu mutaziranye, kandi nyamara uba wamuhaye ubuzima bwawe. Iyo ufashe umuntu ukamusigira umwana ukamuha ubuzima bwawe, ibyo yatetse ukabirya, byonyine jya ubyubaha. Ibyo bintu ni uko nyine njye nubwo bakunda kuvuga ngo abakozi ntibagira ubwenge, ubwo hari igihe mbona abakire aribo batagira ubwenge, kubera ko ni gute wifata umukozi afite ubuzima bwawe mu ntoki ariko ukajya umutuka, mbese nyine ukumva ko ari nk'ikiremwa kitabaho. Ibyo bintu birababaza. Twese tugira ubwenge, yaba umukire cyangwa umukene, ahubwo buriya kumva ibintu nibyo biba bitandukanye. Ariko twe dufatamo ibintu bitandukanye, kandi nanjye uko mfata ibintu aka kanya ntabwo ari kubifata. Gusa abantu bose bafata abantu nabi bitwaje ko wenda barusha ubushobozi, ntabwo ari byiza cyangwa inshingano runaka. Umuntu arakureba neza neza akabona ubwo akakwicura uhagaze, niko navuga. Kuko ubundi abakire nyine bakabaye nk'inzira yo kugira ngo basi abana b'abakene bishime. Kuko ntabwo ubuze aho yakuriye, ntabwo ubuze ibikomere abana nabyo. Isaha n'isaha wakumva ngo yaniyahuriye mu rugo rwawe, uba ukwiye kumufata nk'umuntu. Basi nibura
ukaba inzira yiwe yo kwishima. Yego. Nari nakubajije wabisohotsemo gute ibyo byose? Ibyo byose nabivuyemo ku buryo wumva ko aka kanya umbwira ngo ndakomeye. umushuti wanjye nyine twaraganiraga akambwira ati rero nta mpamvu yo kugira ngo wigunge, nta mpamvu yo kugira ngo wihebe, icyiza gihari wagatuje ukarera umwana wawe, wabona ayo mafaranga nubwo yaba ari makeya ugatuza nyine ibihe bikagenda neza, igihe kizagera nawe ubona amafaranga nk'abandi. Kuko nareba nkabona ntacyo bitintwaye, kuko iyi saha niba narabaga mu cyaro nkabona isabune y'umwana ari uko nagiye gutunda ibishingwe by'abantu, nkabona nyine buri kimwe ari uko nakikoreye kuva ku myaka ubundi nk'itandatu yanjye. Mama yarwanaga no kutubonera ibyo kurya, niguriraga umwenda, nta mwenda wa papa nzi, buri kimwe cyose narakimenyeraga, kandi kugeza n'iyi saha ubuzima bwanjye bwinjiyemo abantu babiri ndabyimenyera kandi meze neza ubu nta kibazo. Nta kibazo, urashima? Ndashima pe. Ubu ushobora gufata umwanya ugaseka? Ubu ngubu mba numva nta n'ikintu bikimbwiye, nariyakiye. Umuntu aka kanya udukurikiye afite ibyo ari kunyuramo bikomeye, bishobora kuba bimeze nk'ibyawe cyangwa se biri hejuru y'ibyawe cyangwa biri munsi y'ibyawe, ariko we bikaba byamuremereye cyane, wamubwira iki? Wamugiriye inama? Ikintu cyo namubwira, buriya kwiyakira nicyo kintu cya mbere. Iyo wiyakiriye nyine ukavuga uti ibyo nyuramo byose ngomba kubyakira, nyine nkabifata nk'ibisanzwe kuko si njye njyenyine. Kuko hari n'igihe uganira n'undi muntu ugasanga noneho wewe ibyo uri kuvuga ugasanga uri kwikirigita ugaseka. Hari umwana wababaye hahandi adafite n'aho ataha, hahandi n'iwabo bamwirukanye, yewe n'amahirwe mbangira nuko mvuga ati n'umwana mama yaramwemeye aramufite. Ubwo rero njye mba numva kuri ubu ngubu nta kintu bikimbwiye, nariyakiye, umubyeyi mufata nk'udahari, gusa bitavuze yuko pe njye ntago namwanga mu mutima wanjye, wapi, kuko ni umubyeyi. Ntago najyaho ngo mvuge ngo aragatsindwa, usange nyine ndi kumutuka ibitutsi bitandukanye. Gusa hari nawe shana nabona n'iki kiganiro azigaye, yabaye umubyeyi gito. Hari akantu twatangiriyeho uvuga ku bagabo babyara abana bakabihakana ntibabarere. Si nawe wenyine nyine, ni benshi. Ndashaka ugire ubutumwa ugenera abo bantu, kuko urumva ari uwo mwabyaranye nuko byagenze. Iyo uvuze kuri iyo ngingo mba numva nahita mpinduka nka leta, ndi leta nabafunga bose kuri iyo ngingo. Reka nkubwize ukuri, kuri iyo ngingo hose nzi icyo nabakorera. Ubafunze se ubwo nibwo wabonye igisubizo cya nyacyo? Se wabakorera iki? Njye noneho hari nk'igihe umujinya ugufata amana ukumva sinzi n'ikindi kintu wabakorera nyine kibi kirenze, kuko biragoye pe. Niba habaho abantu bababaza abantu, ni umugabo ubyara umwana akamwihakana cyangwa se ntamurere. Icya mbere cyo ntiyagutumyeho ngo umubyare, icya kabiri nta nama mwabigiyeho, wowe wifashe gutyo gusa ngo nshaka kubyara, gutubyara udashaka kurera. Ikintu cyo nababwira aho bari bigaye, umuntu wese nyine wabyaye umwana akamwihakana cyangwa se akaba avuga ngo aranamwemera ariko nta kintu amufashije, ahari yigaye. Yicare rwose yumva arigaye pe, kubera ko uza abana bagiye kujya biyahura muri ino minsi. Umwana azajya areba abone ntaho yavuye ntaho yavukiye bimucange. Twumve nk'umwana w'imyaka 10 yiyahuye, kubera ko ntago bizaborohera. Ngaho imagine kuvuka wenda uje Kigali, uturutse Nyamagabe, undi aturutse Argiriya kuri uriya mupaka ku Rusumo, murahuye, muri aho ngaho muri Kigali, murakundanye, ntawe uzi iwabo wundi, murabyaranye. Ukimara kumubwira ko utwite ahita akuraho telefone,
uwo mwana navuka azavuka avuga ngo iki? Nyine urumva icyo gikomere nawe ababyeyi bo mbese njye nakubeshye byagezeho ntekereza mvuga nti wazamubwira ko se yapfuye wenda twarabyaranye takoraga isida Nyabugogo ahita apfa yego ariko nanone nkumva igihe kizagera bahure nyine nkumva nanjye ntacyo naba nkoze basi hari igihe yajyaga acishamo byibisa akaguhamagara mani ubundi hari ikintu utazi umugabo mubi akubuza akakubuza n'iyahandi akakubuza amahoro akakubuza hose icyo kintu kirakomeye uko kuguhamagara ntago ari impuhwe tinya umutipe wanakubwira ati ariko ngwino tubyara uwa kabiri n'uwa mbere atarakura nta n'icyo amufasha nyine urumva ni kwa kukubuza hirya akakubuza no hino akakubuza hose nk'ingati imennye yego kukumamagara kwiwe nta gakiza kabirimo kuko akenshi byahitaga binzamurira kamere nabonye rero icyiza ari ukumureka yego nanjye ngakomeza ubuzima bwanjye kandi bumeze neza ubuzima bwakwigishije iki ubuzima bwo ni ishuri rikomeye ni naryo shuri nabonye riruta andi mashuri yose ibyo twakwigira byose kuko hari igihe uba mu buzima ukaba ubona warapfuye kandi uhagaze marizi ko njyewe ntakubeshye hari abantu bajya babona nk'amafoto yanjye isaha bavuga ati cyakora nta hantu Imana itakura umuntu kuko ukuntu nari meze ubwanjye nanjye ubwanjye ndireba nk'iyoberwa numvaga nyine narapfuye tu byagezeho njye nkajya mvuga n'ubundi n'uwareka no koga ntacyo nogeraga ntago wabyumva nk'igihe wamaze utoga cyangwa gute yego mana ibyo tubyihorere impamvu mbikubajije birasekeje ni uko tuzi ko bajya batubwira ko umukobwa atamara umunsi atoza we ni ukwezi wakumara sha ubwo ukwezi ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mumama gusa se yewe wumvaga umeze utewe kiki se numvaga nta n'ikibazo mfite aho iyo wahuraga n'abantu se kiki se wari kuzumbaza iki gutari no kubimbwira ariko se bo bakubwiraga iki basi mama niwe wari warumiwe agahenda karamwisha akajya afata umwanzuro ati ese nzajye nkuhagera noneho nkamwihorera kuko numvaga nariyanze ni nyine numvaga n'ubundi ndutwa n'uwapfuye wamaze ukwezi kose utoga menya ko narenga wamaze ukwezi kose utoga ndi kukubwira ngo ibintu twigira amani ni imiteto kuko iyo umuteto ushize wahekwaga arigenza njye menya ko unarenga ntakubeshye gutekereza koga si icyo gitekerezo nari kukigirana njye icyo narebaga ni uko nariye we n'inzara iraryana ntabwo wayihanganira ariko koga bwo rwose numvaga ntazongera no koga ni ukuri kuko waranabimbwira nkakubwira nishake noze ngakuramo narakibonye kandi ndi seriye yego ushobora kuza umbwira iki ngo ibintu byo koga ngo ibintu ngo reka pe imyenda nabaga nyifite myinshi kuri umuntu ari i Kigali aba afite kwiyitaho ariko nkumva singishaka no kuyambara ngahora mu mwenda umwe ariko buryo icyo gihe cyose cyashize utoga kandi uba muri Kigali cyangwa wabaga mu cyaro Kigali se waha hanyuma ndashaka ubwo byaje kugenda gute kugira woge bwa mbere noneho nyuma y'icyo gihe cyose ni ikihe kintu cyatumye muri icyo gihe cyo koga ni nabwo niyahuyemo nyuma nyine umushuti wanjye aranganiriza shabura reka nkubwire hari inshuti ikubera inshuti uwo mwana w'umukobwa yambereye inshuti kugeza n'iyi saha icyazaba mu bushobozi sinzi ikintu namuha ko mana icyo genda byibuka ntwite navuye mu kazi ndifite amezi 7 ahantu nakoraga batabizi noneho muri icyo gihe nyine urabizi mu gihe cya mbere indira gukoroga nyine ukaba banabimenya yakoraga akazi kagakora n'akanjye bikumva ariko uba benshi abakozi benshi bakorana leta ajya kubivuga ko umukobwa yambereye inshuti kugeza n'iyi saha yakoraga akazi akararata ku mugongo yakoze akazi kagakora n'akanjye byarananiye gukora nahembwa amafaranga gusa icyaje kumbabaza nuko nawe haciyemo amezi 2
nawe ahita atwita Awe. nahembwa amafaranga nzi neza ko nta kintu nakoze kandi nkabona ntari buyakatemo kabiri ko nanjye nari nyakeneye nkumva ndababaye uwo ni inshuti yanjye pe kuva icyo gihe kugeza na n'iyi saha yego niyo waje kunganiriza nyine arambwira ati nyamara ibyo bintu nta mpamvu yo kwiheba kuko si wowe wa mbere nta nubwo ari wowe bigarukiyeho ati ubuzima iyi saha urimo hari benshi bari mu buruto bwawe badafite noneho bo naho kurara yego kambwira ati noneho niba nawe ufite na mama wawe uvuga ati njyewe genda niba ugiye ndamusigarana noneho hari n'abatabagira ndi kuko nitekerejeho numva nibyo ubuzima burakomeza ubu ndashima Imana yego ikintu nakunze ko ufite imbaraga urakomeye mfite imbaraga nta kibazo ukuntu twaganiraga wisekera ni ibintu bitapfa gukorwa na buri umwe wese ikigaragaza ko nyine wamaze kwiyakira yego nariyakiye ntacyo bimbwiye pe rwose na papa ntago njye nkimufitiye inzika naramwakiriye yego nyine abantu benshi sinzi ukuntu nabikubwira gusa njye nta kintu bikimbwiye nariyakiye byararangiye nawe ubwiwe yego ntagere igihe akavuga ati umwana wanjye nzamufata nk'umubyeyi yego yego icyizere cyawe ku bantu ubu tuvugana kingana gute ku bantu kwizera abantu nanjye siniyizera yego ntago bibaho ko nakizera umuntu wapi kuko umuntu uramwizera none se niba so wakubyaye ashobora kugutenguha kandi yarakubyaye ubwo undi muntu wo ku ruhande wakwizera ninde cyakora buriya nizera mama mama ndamwizera pe kuko bro ni hakeya umugabo ashobora guta umugore w'imyaka 28 karenze agera 40 atarabyara undi mwana ni myinshi pe yarihanganye kuko amaze imyaka 20 undi mwana yatubyariyemo turacyari babiri rero urumva ndamwizera ariko abandi nanjye ubwanjye sinakiyizera yego iyo uhuye nk'umuntu ukabona ari kwizera ibyo runaka yamubwiye ibyo abandi bantu ubifata gute cyangwa se nyine ndabireba nyine nkumva biransekeje kuko kuri iki gihe kwizera umuntu wizera umuntu akagutenguha kikakurenga kuko niba habaho noneho wenda nko ku bakobwa umukobwa akizera umuhungu ngo arankunda noneho reka nguhe story uzi ko hari igihe ukundana n'umuhungu mugashwana ukagira ngo urareba kwa kundi bavuga ngo umwana wa nyuma aba yaraneye mu nda nawe ukagira ngo asize aruneyemo ukizera nyine ukajya aho ngaho ukizera ngo umuhungu aragukunda nta rukibaho ntarwo pe kuri iki gihe uri umukobwa ishakira uturimo wikorera ibintu by'inkundo bivemo wishakira amafaranga kuko icya mbere cyo iyo ufite amafaranga nta kintu na kimwe utabona rero kuvuga ngo kwizera umuntu biragoye reka tugane ku musozo ariko by'umwihariko hari ubuzima wanyuzemo n'ubuhamya burebure bufitemo inyigisho nyinshi abadukurikiye nanjye ubwanjye hari ibyo navanyemo hari n'icyo bwanyigishije hari n'icyo sigaranye mu mutwe iyo utinyutse nk'uko ukaza ukabivuga muri wowe ni ukuvuga ko n'ubundi hari ibikomere warakize utarabikize ntiwabivuga izo mbaraga rero ntanabikubwiye kare ukuntu nakunze ukuntu ucishamo ukanisekera muri make nyine wamaze kwiyakira nariyakiye pe yego kuko iyaba ntariyakiye kuko kera bwo waranabimbazaga cyangwa najya ku ishuri bakambaza ngo papa wawe yitwa nde ngatanurika nkarira yego ko nahitaga ntekereza ko nyine ntawe kuko noneho njyewe n'amazina ye nanayavugaga imbusane nahagera mu rugo makambwira ati wayavuze nabi akazayanyandikira ku gapapuro nkajyana ku ishuri
ibyo rero byarambabazaga nyine yaba ntarabohotse ntabwo nakaje kubivuga ariko nibura kubivuga gutya biba bigira uwo bifasha n'undi wese n'umugabo wese wicaye nyine azi neza ko yataye abana aba azi neza ko isaha n'isaha bazavamo abantu bakomeye. yego rero icyo nakubwira ni uko ukomeze fighting, ukomeze urwane nk'uko n'ibindi byose wabinyuzemo n'ibisigaye uzabinyuramo. Nzabinyuramo pe. Abantu benshi ubundi bakugirira nabi cyangwa se bakwereka ko ntacyo uvuze, ikintu kibashimisha no kukubona uguma hasi cyangwa se utagira icyo ugeraho, ariko ugize ikintu ugeraho cya danje nawe ubwe yicuza impamvu yagukoreye bya bintu, kandi uko uteye imbere ni ubutumwa uba umuhaye, nawe umweretse ko bya bintu yakubonagamo akubwira ko ntacyo ushoboye, akubwira ko nta bwenge ugira, arabibona agira akabona ko ufite ubwenge, akagira akabona ko bya bintu byose yibwiraga yibeshyaga. Hari ingero nyinshi z'abantu tuzi bagiye bangwa n'ababyeyi babo, ariko baba abantu bakomeye ugasanga ababyeyi barabagarukiye. Cyakora reka nkubwize ukuri kuri iyo ngingo, kumbwira ngo yabonye narabaye umuntu ukomeye arangarukiye, shabro azabyihorere. Ni ukuri nyine sinzamubona ngo mugirire nabi cyangwa se mutekerezeho nabi, ariko azagume hariya ngume hano. Rero reka ngushimire kandi ukomere. Ibyo uri kunyuramo ni ubuhamya bugoye, ariko ni ibintu nanone bigira iherezo, kandi ibyo abandi bose bagezeho nawe wabigeraho. Nta kintu bakurusha, igihe icyo ari cyo cyose amahirwe araza. Ntucike intege, kuraje. Reka tugushimire cyane, wakoze cyane. Namwe mwamukurikiye Ubuhamya TV, mwakoze cyane kudukurikira. Ibiganiro bitandukanye byo nakagaruka. Nitwa Obedi Bizimana, Imana ibarinde.